iganira tubwiraga aho bacumbitse uko bacumbikiwe n'ibindi byose ariko Lorenzo hari abakinnyi batajyanye n'ikipe ya Rayonsports barimo Marnying barimo Safe niyo nzima Olivier Safe donc abakinnyi basigaye ni bande kubera iki buri wese tugenda dusobanura impamvu yo gusigara yego hari abakinnyi batari kumwe n'ikipe ya Rayonsports Musanze muri groupe y'abakinnyi bagiye ndabanza nkubagire abakinnyi bari mu karere ka Musanze bari bakoze imyitozo ku kibuga cya Stade Ubworoherane bakoze imyitozo baziriza match ikipe ya Musanze yabaye ikibuga murumva ko ari byiza cyane abakinnyi rero bamanutse Musanze barimo abanyezamu babiri bonyine ni Kadime Ndiaye ndetse na Ndikuriyo Patient amyugariro barimo Mbolenga Fitina Nshimimana Emmanuel harimo uyu no bita Kabange harimo kandi Nsabimana Aimable Serumogo Ari Omar Mugisha François Master ugingo Hakim ndetse na Elia Ganijuru hagati harimo Aruna Majari wa Musa harimo kandi Kanamugire Roger Kevin Muhire Capitaine Richard Ndayishimiye Adama Bagayogo ndetse na Fiston Ishimwe barutayizamu ni Folnganye Charles Bal Aziz Bassane Prince Lenga Junior Kanga ndetse na Iraguha Haji abakinnyi batagiye rero harimo uwitwa Omar Nyinge uyu myugariro amakuru nuko yagize ikibazo Omar Nyinge murabiswa yakinnye umukino wa Kiyovu Omar Nyinge yagize uburibwe kurwasaya Omar Nyinge umunyarwanda byise ngo nuhekenyero urwasaya imbekenyero yagize ngo uburibwe bisa nk'ari nk'umuntu wamukubise inkokora ni Mosengo yaramugonze cyane kuri cyo gitego Kiyovu yatsinze bakacyanga marakibuka yari yamugonze cyane amukubise ikintu kimeze nk'inkokora ku mwasa ya hano Omar Nyinge ubundi bamwita Omar Nyinge Monsieur Propre ntabwo ahari hanyuma undi mukinnyi udari ni myugariro mugenzi we witwa Yusudianye uyu we ntabwo yakinnye umukino wa Kiyovu Sport kuko ku mukino wa Gicuti na Police FC murabizi ko banganyije yari yagize imvune ni muscle ni kwa kundi bakugonga bagukubita nk'ivi mwitako imika ikakurya muscle ntabwo rero yarahari ku mukino wa Kiyovu uyu mukino byabaye ngombwa ko atawukina ntabwo ntaragaruka hakaza abandi bakinnyi nka Niyonzima Olivier Safe umutoza ntabwo arimo kumufata nk'umukinnyi ufite ibyo yatanga mu kibuga witeguye gukina na mahitamo y'umutoza arabibona neza ko afite Majariwa afite Richard afite Kanamugire Roger afite Kevin afite Fiston niwe mukinnyi nyine wa nyuma adakeneye muri iriya mediane bivuze ko atameze neza harimo ibintu bya fitness no kuba nyine atarimo gutanga ibintu bihagije mu myitozo Sifu wagiye usiba n'imyitozo nta mpamvu nyeka ko ari nabyo umutoza Robert Nyamuhora ibaze na kugira ngo ukoreshe session nk'ebyiri umukinnyi nka Sefu umukinnyi mukuru atagaragara muri izo session birumvikana ko kugira ngo uzamutekerezo muri match babigoye discipline ya Sefu nayo ikomeje harimo n'uwitwa Rukundo kansoza abangaba harimo Rukundo niwe nengezeho wa nyuma utagiye Rukundo Abdurrahman Paple nawe ntabwo yagiye muri Rayon bamubwiye ko Rukundo Paplay nawe impamvu atagiye ari impamvu nk'ebyiri harimo nk'iya Safe kuba ari the last pick nayo muri mediane ukurikije mediateur navuze bahari umutoza atekereza ko uyu nguyu aramutse agomba gusiga mediateur cyane ko ari n'umunyamahanga ari we yasiga kubera ko ari mu badahagaze neza ariko ngo hakazamo n'ikibazo cy'ikibuga cy'Musanze umutoza atekereza ko no ku mikinire ya Rukundo Paplay ikibuga cy'Musanze atampa umusaruro ibyo bintu rero bibiri kamuhuriraho bigatuma nawe asigara ubwo abakinnyi mvuze Omar Nyinge uwo bita Yusudianye uwo bita Rukundo Paple ndetse na Sefu niyo mpamvu urebye basigaye 11 Rayonsports ishobora gushyiramo rero nyuma yo kubona abadahari Kadime Ndiaye ashobora gukina mu izamu amahirwe menshi ni uri bukine kabiri Ombolenga arahasubira kuri gatatu harakina Ganijuru nibyo biri gutekerezwa hanyuma ubwo bya bimeze bite bugingo oya Ganijuru ngo ashaka kujyamo kubera impamvu ikibuga Ganijuru kuri gatatu fighter indwanya mu defense baraza gukinisha Aimable Sabimana ushobora gukinana na Kabange cyangwa se Master umutoza ntabwo yari afata decision ko player ashobora kuba Master hanyuma baravuga yuko Majari aza gukina gatandatu hanyuma umunani agakina Richard umwe mu mediateur beza cyane 10 biratekerezwa ko hari igihe habanzamo Muhire Kevin ariko ngo akaza gusimburwa na Adama Bagayoko hakiri kare kuko yaramparasoma yateze mu mita yego hanyuma kimwe nuko ngo bishobora kuba vice versa
Kevin ngo akabanza hanze ahubwo akaba ari uza mu gice cya kabiri akabanzamo Adama ni ugutegereza twaza kureba umwanya n'umwanya nyine ngo umutoza utarafataho icyemezo urebye ko Muhire Kevin nyine arushye. Haji arakina ku ruhande rumwe ibyo nta gushidikanya guhari. Hanyuma impande harimo umusore witwa Basane uri buze kuhakina kimwe nuko ngo Charles Bare kubera nawe ikibuga kukimenyera ashobora kuba yakoreshwa. Elenga kango yagize performance nziza sakaba ya atabanza. Yego we ntago arimo yagize performance mbi cyane kuri match ya Kiyovu Bale cyangwa Basane rwose umwe arafata uruhande hanyuma rutayizamu we afunganye ni ugomba kuza kwataka muri iyi match umwanya wari ufite neza cyane gusa ngo kubera impamvu z'ikibuga haje n'igitekerezo ngo kiri kuvuga ngo Richard nawe ko akina umupira usukuye kuki umuntu ataterekamo Kanamugire yego na Majari wa cyane ko Kanamugire roje na Majari cyane ko urumva ko na defense iri porous defense urumva ko nayo itari defense imenyera inkeneye kurindwa urumva deja uramutse ufitemo nka master ari kumwe na Aimable ni defense idakomeye urumva nkeneye nimero 6 abadabo pivot babiri bashobora kubarinda nk'urukuta hanyuma ubwo rero haba Kevin ndetse na Bagayogo uwabanza makisanzura ariko niba ufite Kanamugire roje na ariko Bagayogo yagaragaje ko match fitness itari ku rwego rwo hejuru sinzi ko ashobora kugenda ngo resist iminota 90 noneho nka Musanze haramutse bageze nk'ibyago nk'akavura kakagwa muri kira kibuga sinzi ko ku mukinnyi nkuriya nyine ukunda gucenga no kudribura Robertinho ubona yizera ko Bagayogo yabanza hanze kugira ngo aze kuba anafite backup kuko aravuga ngo igihe bakeve barimo byibura afite 11 beza ariko avuga ngo igihe byaba byanze backup ya mbere yaba Adama Bagayogo ushaka kujyamo agahindura umukino warebye uburyo wahinduye umukino wa Kiyovu kuba rero wagira bench nayo idakaze cyane ngo nuko washyizemo abakinnyi bose beza Robertinho ubona ashyigikira kuba yasigarana umukinnyi kuri bench wajyamo akaba yamufasha imikino ikindi kuri abo bakinnyi Barundi ba Richard na ba Paple ngiye impamvu z'ikibuga sinazumva cyane kubera ko n'ubundi bibuga baba barabikinnyeho ndashimira Richard bakoze sezo mu Rwanda kina muri Muhazi ibibuga yabikinnyeho ntabwo zaba impamvu cyane wenda byaterwa n'ibyo umutoza ari gutekereza abatoza akenshi nka Paple ntabwo ari kuderivaringa cyane ugereranyije na expectations yari afitweho ushobora no kubibona nyine ko niba kina nka nimero 10 ibitekerezo by'umutoza biba kuri kapiteni Kevin ndetse na Adama buri gihe so urumva ni nka choice ya gatatu ugarutse rero ku munani Richard arasa rwose n'umuntu umurusha bigaragara wanareba igitekerezo ajya cy'aba double pivot aba recuperateri babiri n'undi hari igihe wakwisanga n'uwo munani asa n'uwishe Majari we gakawukina ariko asa n'ufite aba recuperateri babiri Majari we akinana na Roger bijyana nyine n'ama tactique n'amahitamo y'abatoza n'ikigiye gukorwa ikindi umukino buriya wa Rukundo Rukundo ntabwo ari mwiza cyane ku mupira nka Richard Rukundo impamvu yashininze cyane akaba igitangaza mu ikipe y'amagaju ni umusore mwiza cyane akenshi mu gutsinda imipira y'imiterekano be it kufra be it amapenalty nubwo yanyuzagamo agatsindamo n'ibindi bitego wenda by'amashoti ariko haba hari ikintu gikomeye kiba kigiye kuba iyo harimo kuza gutakaza icyo kintu cyo kuba wari a man to watch muri club runaka ari we ngenderwaho none ukaza gusabwa kuza kugaragaza ubushobozi bwawe collectively muri bagenzi bawe mu yindi kipe kameme iyi ni ikipe yitwirirwa Muhire Kevin nta wundi muntu uyifite bakubajije ngo ninde nyirireyo mu buryo bwo mu kibuga ninde musare ninde lo patron ninde nyiri kipe ninde ujera abandi mu kibuga ninde mukinnyi ntayegayezwa ni Kevin ntabwo wabihindura none niwe muhuriye ku mwanya sinzi niba uri kubyumva aho bikomerera turaza kubigeraho ni kesi yamba penavini wowe uje ukina 10 ariko usanze ndi boss nsanganwa uwo mwanya kandi nakoze ibintu bya hatari wowe uriyadapta mu wundi mwanya wenda izindi faveri z'umwanya wawe umenyereye zo uzibagirwa nicyo bivuze Play rero yashoboraga gushakira mu mpande cyangwa se akarwana kuba nimero 8 niba yabishobora pourquoi pas atari kugerageza gukonvenka mu mikino ya mbere yamuhaye gukina nka Force 9 igihe ariko ntabwo yemeje uwo mukino wa mbere nganye yari yaravunitse aba Charles Bare bataravivuga na Charles Bare bataraza na Marisi yaramusetse cyane so match ya mbere bakinnye ikwereka rero ko ikintu reyo yakoze imurukirita
cyari cyiza ko niwe mukinnyi yari ufite uruhare rw'ibitego byinshi kurusha abandi bose muri shampiyona ibitego birenganye ngo 20 n'utundi natani na kimwe mubaze assist n'ibitego 20 decisive. Ntabwo mu buryo bw'imibare ntabwo rero yakoze ikosa, yamuguze ifite ibintu bifatika ishingiyeho, ariko none iyi mikoresherezwe ye ntabwo iri guhura neza n'icyo yari yitezweho agurwa. Ntango kuvuga ngo kugira uruhare mu bitego. Right now when we are talking, turavugira kuri assist eshatu za Kevin. Turavugira kuri Kevin, umutoza kubwira ngo niwe muntu ufite iyi dressing room. Ni Kevin udesida. Robert Nyari yavuze ngo iyi match ishize yaramubwiye ngo urabanza ngo ndashaka kujya hanze. Kevin aramubwira ati data sinshobora, yarapushinze neza. ubundi no ko kwakira muri shampiyona yacu turuma iyi match yari yamubwira ati mbabarira ujye hanze. Kevin aramubwira ati sinasiga ikipe iri muri rani yo gushaka igikombe. Ubundi tubivuze mu mvugo dukoresha kuruhuka, hari ikindi gihe uzandwa ndeka. tubivuze mu mvugo dukoresha ku bakinnyi b'i Burayi, Rukundo pa play ni flop muri Rayon Sports. Don umukinnyi wagezemo expectations cyane. Urumva nabyita flop. uretse gato dore impamvu tuvuga transfer ye mu byibuke neza, bimwe mu bintu twavuga ko Rayon Sports imukurikiyeho ari versatility, kuba ari umukinnyi ushobora kwiyadabuta mu myanya myinshi. Urumva ntabwo ari umukinnyi wakabaye yarakomerekejwe n'uko umwanya we uri main atawubona kubera ko Keva ufite, yakaba ari umukinnyi wiyadabuta sirtu mu ntangiriro za shampiyona mu yindi myanya y'imbere. Abakinnyi bari baravunitse nka baforo mwanya bataraza, nibyo Iberi yavugaga, bamuhaye amahirwe nka rutayizamu yagize match iteye isoni kuri match wosuwe yari yaranje, ariko yaranje ariko yarawukinaga no mu magare. Turavuga ku kintu cyitwa versatility. Niba umwanya umwe awubuzemo akaba atakwiyadabuta mu wundi mwanya kugeza habuze umwanya burundu akaba atagiye kuba umuntu aba flop, umuntu aba flop versatility se ni iki? amasegonda make nimero 10 nekereza ko umukinnyi wa flop none se niba ashobora guhangana umwanya na Kevin ntawuhanganire petetre aho niho navuze ngo Sport ninde icyashoboka niba nta mwanya n'umwe ahanganiramo se na Adama uya Adama zakabona ya minota ka delivery nayo ntayibona. Wenda yaba flop igihe bamushyize ku mwanya akinaho bakamuha wenda imikino nk'itatu ukabona nta deliveringa bikanga, ariko ntabwo bavuga ngo yabaye flop kubera ko bamuhengetse ngo nta kintu aramuhendera ariko nanone haracyari muri jone ya munani wajya kujajinga umuntu flop. twavuga ko akiri kare ubu bashobora kuza haje undi mutoza utari Robert ashobora kuza akamukinisha. twavuga ko akiri kare nibura z'amasimba, ariko se yari mu kibuga bw'ubona kina nk'umuntu wa flop. uretse gato kuri iyi nshuro arakina se ahubwo kuri iyi nshuro nta nubwo bamutekere bamushyizemo kuri Kiyovu. muri wamugira umunyarwanda ntabwo yakina muri Rayon Sports, yakina kubera iyo faveur yo kuba ari umunyarwanda Keve si umunyarwanda se kubera ko nyine Keve umuntu bahanganiye umwanya ni Keve, ni kapiteni wa ekipe, ni n'umunyarwanda. ubu turi kuvuga ko Keve ashobora kutabanza mu kibuga i Musanze akabanzamo Bagayogo, cyangwa se Keve agakina iminota mike yabanjemo hakajyamo Bagayogo. Kuki tutari gutekereza kuri Rukundo? Bivuze ngo no mu myitozo umutoza ntabwo amufata nk'umukinnyi ufite ibyo kumuha. Hari impamvu ituma umutoza gusiga kuvana kuri fedo match akagenda atagufite agaturavuri gatagufite. Dore nkwereke ikintu ijambo rero kuri paplay. Erega iyo umuntu wavuze ngo umukinnyi wavuze ngo ntabwo ameze neza ntabwo ari mu kibuga gusa muri match officiel no mu myitozo nyine. Mu myitozo baramusosa baramukubita. Nge nemera ko nyine baramurusha Bagayogo baramurusha. Nge nemera ko paplay ntabwo ibintu ya urwego yariho. Yari umwe bamerejwe bo muri shampiyona y'u Rwanda sizi. Kesi ishingiye ku kintu kimwe twanagikomojeho. Ishingiye kuri narinde ndasabwa kuba nde. Ni ikintu kigora cyane, sinzi niba icyo kintu wumva ko ari ikintu cyoroshye kuba wari man to watch ariko ukaba ugomba kuza guca bugufi muri club yindi ngatangira bundi bushya ni ibintu so challenge ntago wabyumva. Umugize flop waba umugize nk'aba Odibo wo muri APR, urabona flop nabo zibazira urabona abakinnyi bari flop nabo muri kategori iyo terime ya flop stand yanjye urabona ukuntu niba nabwira ibaze baguhindura nka radio runaka akaba ati Lorenzo
ufite agakuru k'iminota 5 ripotingera kuri tele bihuta cyane nanyuze kuri zingahese nshayini ahubwo urwo rugero utanze ni rwiza urwo rugero utanze ni rwiza nyuze hariya ku gishushu ndashayininze nyuze gisimenti ndashayininze nyuze musanze ndashayininze iyo bayita versatility ushobora kuyakota muri systeme zitandukanye